dusubiremo tugira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we dukumira icyaha kitaraba dutangira amakuru ku gihe kandi vuba aho dufatanyije twagira umutekano usesuye buri wese abaye ijisho rya mugenzi we nta muntu wakwiba mugenzi we ihohoterwa ntabwo ari iry'abagore gusa ngo muzajya mukomeza murengera abagore kandi n'abagabo duhohoterwa icyo ni ikirego abagabo bahora batanga abagore murabikora tworoherane ubwo ngubwo niba abamusakuje ni ukuvuga ko kiriho abagore twahawe uburinganire twahawe ntabwo ari ubwo kujya abagabo hejuru ahubwo ni ugufatanya kugira ngo twiteze imbere mu rugo rwacu umuryango wacu utera imbere twese dufatanyije atari bya bindi bya kera ngo urugo ni urw'umugabo ngo umugore ni uwo gusigara arera abana akubura ateka oya twese tugomba gufatanya kugira ngo duteze umuryango wacu imbere ntabwo rero abagore mwabyakiriye nabi hari umugore nigeze gusanga arimo kunywa inzoga aramubwira ese madamu kudataha ngo have nisomera agacupa ngo iyaba ari kera mba natashye kare ngo ariko ngo twahawe ijambo nimureke ninywera agacupa ibyo bintu ntabwo ari byo mwebwe mufata uburinganire uko butari abadamu ntabwo ari ibyo guhabwa uburinganire no guhabwa ijambo ntabwo ari ukuvuga ngo uzakandamiza umugabo wawe inshingano zawe ugomba kuzimenya ni ugufatanya umugabo n'umugore dufatanye kugira ngo twiteze imbere mu muryango duteze n'igihugu cyacu imbere n'abana bacu tubaho uburere bwiza hari abana bajya ku ishuri ugasanga barimo nko gusinzira wamubaza umwana kubera icyo uri gusinzira ngo papa na mama baraye barwana ntabwo naraye nsinziriye hari umwana wanze kujya ku ishuri baramubaza impamvu yanze kujya kwiga aravuga ngo ababyeyi barambwiye ngo nzapfa nakize
kandi nukuvuga ngo iyo umwana ari kwiga bagira ngo aziteze imbere ateze n'imbere igihugu cye ariko aravuga ngo bambwiye yuko iki mubyeyi yavuze kuko gishyirwa mu bikorwa niyo umubyeyi yarambwiye ngo nzapfa nakize ntabwo nzirirwa njya ku ishuri kuko yarangije kumvuma mwiga imvugo mubwira abana banyu mureke kubabwira imvugo nyandagazi ahubwo mubaturireho umugisha ndetse n'ibihugu bindi biza kutwigiraho uko bakora umuganda ibyo rero ntabwo tugomba kubitakaza mesaje bafite zikubiye mu bintu bitatu icya mbere nicyo twakoze hariya nta wundi muntu uzagufasha kwikura mu bukene wowe ubwawe udafashe umwanzuro dufite gahunda nyinshi zifasha abaturage batishoboye kugira icyo bageraho hari abo bahabwa amatungo magufi ari abahabwa n'ubuyobozi bw'umurenge abafatanyabikorwa batandukanye hari abahabwa imirimo muri VUP hari abahabwa inguzanyo hari abaguza ariko ibyo byose nibyo duhuriza hamwe kugira ngo dufashe abantu kwikura mu bukene ariko mu gihe wowe utarabyumva mu gihe wowe utaragira iryo shyaka ntabwo bizashoboka mureke rero dufatanye niba uri umuhinzi uhinga kijyambere n'ibicogora bikunaniye ubona hari imbaraga ugane sako niba ukora muri VUP waratoranyijwe ya mafaranga wisigame kugira ngo ejo uzagira icyo ugeraho ariko nimureke dufatanye wo umununi ngufata gahunda yo kwegera amazi ifata utuzi kandi muzi ko umununi ari inyoni ntoya ikwira hejuru y'ishyamba igenda iciraho utuzi birangira ishyamba rizimye inyamaswa iyo zatorongeye zose na za zindi muzi kari nini ntukore muri ubwo buryo bw'ibaturukaho aho hihorera ko nawe nibyo ashoboye gutera igishahuro
Banjana se jena kujya umugore atera imbere kimwe na mugenzi we w'umugabo, umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bibone nk'abanyarwanda bangana. Ariko iyo dusubije amaso inyuma kubera amateka menshi araya mu Rwanda cyangwa se no ku isi, dusanga hakiri icyuho mu bijyanye no kwigirira icyizere cyangwa se kwitinyuka mu gufata kuko ayo mahirwe dufite nk'abagore nk'umwana w'umukobwa tukayakoresha kuko ngo tuzane izo mpinduka twifuza kubona. Urugero rworoshye, mu Rwanda turi igihugu cy'intangarugero muri gender equality mu gushyigikira umugore ndetse n'umwana w'umukobwa. Hari gahunda nyinshi, hari amahirwe menshi y'abagore mu gufata umwanya mu buyobozi, mu gukora business, cyo kwegera abafatanyabikorwa dukorana muri gahunda zabo z'iterambere kugira ngo twifatanye nabo na babandi tutagezeho mu mahugurwa tubashe kubageraho, tugire ubutumwa tubasigira. Akaba ariyo mpamvu kuri uyu munsi twahisemo kuza kwifatanya n'akarere ka Bugesera nk'akarere dusanzwe dukorana kugira ngo twifatanye namwe muri uyu muganda, twegera abo twahuguye ariko nabo tutahuguye hagire nka message imwe tubasigira. Akaba ariyo mpamvu rero kuko ntago nabivuga mu magambo gusa, burya ngo
biba byiza iyo bigaragariye mu bikorwa. Akaba ariyo mpamvu muri aka kanya ngiye guhamagara umwe mu bo twahuguye kugira ngo aze adusangize ubuhamya, atubwire uko urugendo rwe rwagenze ndetse n'uburyo kuri uyu munsi abona icyo amahugurwa ari kumumarira. Nagira ngo mpamagare Jean Pierre na bagenzi be bazi. Mwabanjimiye aba bantu. Murakoze, nitwa Niziryo Jean Pierre, ndi umuturage wo muri aka karere ka Bugesera, muri aka kagari ka Ramiro, umudugudu wa Dihiro. Nk'uko waca bivuze, Resonete yaradusuye muri koperative Imura. Ni koperative ishinzwe ubucuruzi bwambukiranya umupaka, imaze iminsi ikora. Umuyobozi atari wa muntu tuzi ku rwego rwo hejuru rw'igihugu muri ministeri, mu murenge n'akarere, ahubwo twigishijwe amahugurwa, twiyumva ko umuntu wari we wese yaba umuyobozi uhereye ku giti cy'ubuzima bwe, umuryango we, umurenge n'umudugudu, kuzamuka ku rwego rw'igihugu. Batwigishije isomo, batwigisha ukuntu inyoni y'umununi yigize gukiza inyamaswa zose mu gihe hari habayeho gushya kw'ishyamba mu buryo butunguranye. Hanyuma zose ziriruka ziva mu ishyamba, zirahurura, igeze ku yindi indi kirukanka. Ariko ngo umununi ubonye muri uko kwiruka kubayemo ikibazo habuze n'imwe, wo umununi ngo ufata gahunda yo kwegera amazi, ifata utuzi, kandi muzi ko umununi ari inyoni ntoya, ikwira hejuru y'ishyamba, igenda iciraho utuzi, birangira ishyamba rizimye. Inyamaswa iyo zatorongeye zose na za zindi muzi kari nini zima ku kanyamaswa gato kitwa iki umununi. Icyo twakuyemo nuko umuntu ubwe ku giti cyiwe ashobora kuba yakikiza ubwe mu buryo bwo kwishakamo igisubizo, ndetse akaba yanakiza n'abandi mu gihe haba havumbutse ikiza cyangwa se ibibazo bivumbuka bitunguranye mu mbaga y'abantu rusange. Umuntu umwe muto ugayitse akaba yakitangira abandi, akaba yagira gute yabakiza mu gihe abandi baba birukanse, adashingiye ku mbaga abantu benshi n'abakomeye, wakaba yagira gute yabakiza. Ubwo rero twakuye isomo, bongera batubwira isomo ry'uburyo bwo kwishakamo ibisubizo. Jimire abari hano ndetse n'abatabashije kuhagera, jimire namwe mwese twifatanyije muri iki gikorwa. Ni igikorwa cyiza gikomeza kutwubaka nk'abanyarwanda, kuko gahunda no kwishakamo ibisubizo ni nacyo Resonete duhagazeho. Ntabwo ari ngombwa ko hagira ukuzanira ibisubizo, wafata iya mbere ugakora bikeya ushoboye, n'uzaje kugufasha koko akagira aho ahera, ataje gutangira bushyashya. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Barakoze cyane Resonete. Reka twakire rero uhagarariza inzego z'umutekano zose ziri hano, aduhe ubutumwa ku mutekano. Karibu afana. Muraho. Nitwa Superintendent Marguerite Nyiraneza, nshinzwe Community Policing mu karere ka Bugesera. Community Policing ni ubufatanye bwa polisi n'abaturage mu kubungabunga umutekano no gukumira icyaha kitaraba. Polisi rero nk'uko mubizi ishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu byabo, ariko ntabwo ishobora kurinda abaturage nabo batabigizemo uruhare. Niyo mpamvu tugomba gufatanya, tubibakangurira kugira ngo tuzemo twese duhurire hamwe, dushaka umutekano urambye. Muri ya ndamukanyo tujya turamukanya, nagira ngo dutangire turamukanya. Tugire umutekano, tugire umutekano, buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Aho dusubiremo, tugire umutekano, buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Aho murakoze. Murumva iyo ndamukanye iravuga ngo tugire umutekano, mwebwe mugasubiza ngo
buri wese aba ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Ibyo bintu tubigezeho dufatanyije, twagira umutekano usesuye. Buri wese abaye ijisho rya mugenzi we, nta muntu wakwiba mugenzi we, nta muntu bafatira umwana ku ngufu, kuko twese twaba duhurije ku kintu kimwe. Naho bibaye tukihutira gutangira amakuru ku gihe kugira ngo wa mwana ahabwe ubutabera na wa muntu wakoze atari yatoroka. Umwana rero iyo yafashwe ku ngufu batanga amakuru hakiri kare kugira ngo ibimenyetso bitangirika na wa munyacyaha agafatwa. Amakimbirane yo mu ngo atuma abana batiga neza, ziriya nzoga zangiza inyama zo mu nda, imyanya y'ubuhumekero, uzinywa usanga yarataye ibara ry'uruhu, usanga ryarahindutse, imivugire ikahinduka, ingendo igahinduka. Amakimbirane mu ngo, umugabo arataha agakubita umugore, ariko n'abagore ngo basigaye bakubita abagabo. Hari aho tugenda twavuga ihohoterwa ntabwo ari iry'abagore gusa, ngo muzajya mukomeza murengera abagore kandi n'abagabo duhohoterwa. Icyo ni ikirego abagabo bahora batanga. Abagore murabikora? Tworoherane. Ubwo niba abamusakuje ni ukuvuga ko kiriho. Abagore twahawe uburinganire twahawe ntabwo ari ubwo kujya abagabo hejuru, ahubwo ni ugufatanya kugira ngo twiteze imbere mu rugo rwacu, umuryango wacu utera imbere twese dufatanyije, atari bya bindi bya kera ngo urugo ni urw'umugabo, ngo umugore ni uwo gusigara arera abana, akubura, ateka. Oya, twese tugomba gufatanya kugira ngo duteze umuryango wacu imbere. Ntabwo rero abagore mwabyakiriye nabi. Hari umugore nigeze gusanga arimo kunywa inzoga, arambwira ese madamu kudataha ngo have nisomera agacupa, ngo iyaba ari kera mba natashye kare, ngo ariko ngo twahawe ijambo nimureke ninywera agacupa. Ibyo bintu ntabwo ari byo, mwebwe mufata uburinganire uko butari. Abadamu ntabwo ari ibyo, guhabwa uburinganire no guhabwa ijambo ntabwo ari ukuvuga ngo uzakandamiza umugabo wawe. Inshingano zawe ugomba kuzimenya, ni ugufatanya. Umugabo n'umugore dufatanye kugira ngo twiteze imbere mu muryango, duteze n'igihugu cyacu imbere, n'abana bacu tubaha uburere bwiza. Hari abana bajya ku ishuri ugasanga barimo nko gusinzira, wamubaza umwana kubera icyo uri gusinzira, ngo papa na mama baraye barwana, ntabwo naraye nsinziriye. Yaba atarimo kwiga neza, ese nziga gute mu rugo bahahora intonganya? Ntabwo baduha n'umwanya wo kwiga, amafaranga yo ku ishuri, ugasanga umwana ageze mu ishuri bahise bamwirukana, utabuze 1000 cyo kugira ngo umwana ajye ku ishuri arye. Si 900? 1000 koko ugasanga umuntu yarakibuze, umwana baramwirukanye. Mwigisha abana, mubaganirize, mubahe uburere bwiza, mubabwire neza. Hari umwana wanze kujya ku ishuri, twumvikane. Hari umwana wanze kujya ku ishuri, baramubaza impamvu yanze kujya kwiga, aravuga ngo ababyeyi barambwiye ngo nzapfa nakize. Kandi ni ukuvuga ngo iyo umwana ari kwiga bagira ngo aziteze imbere, ateze n'imbere igihugu cye. Ariko aravuga ngo bambwiye yuko icyo umubyeyi yavuze kuko gishyirwa mu bikorwa. Niyo umubyeyi yarambwiye ngo nzapfa nakize, ntabwo nzirirwa njya ku ishuri kuko yarangije kumvuma. Mwige imvugo mubwire abana banyu, mureke kubabwira imvugo nyandagazi, ahubwo mubaturireho umugisha. Niba musenga simbizi. Ikindi mubarinde ibintu by'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga mureka abana bakamara umwanya munini kuri televiziyo, cyangwa se mukabareresha telefone ntabwo zirera abana. Aya ma TikTok aho yaziye, abana birirwa bacatinga bareba ari ama TikTok, arabigisha ingeso mbi. Hari igihe utamukurikirana akajya mu bintu bibi cyane by'urukozasoni, ugasanga rimwe na rimwe bitumye yishora mu ngeso mbi kubera umubyeyi utakurikiranye uburere bw'umwana. Tureke kubaha biriya bintu by'ikoranabuhanga. Ndabaha urugero rw'umuntu nzi, abana be baratsindwaga
bigeraho umwana umwe abo wa 40 akuraho zeri inyuma sinzi uburyo yayihanganya arayisiba abwira iwabo kubera badasobanukiwe ngo yabaye wa 4 ariko ababyeyi bandi bararebye ravo bati umwana wanyu yabaye wa 40 bahisemo rero babagiriye inama bakuraho televiziyo n'ibintu by'ikoranabuhanga babaretse kubibaha ejo bundi umwana muri iki gihembwe cya kabiri yaje yabaye wa 8 kandi yarabaguwa 40 urumva ko ikoranabuhanga biriya bintu muha abana hari ikintu bibangizaho. Ikindi niba umwana yiga ugomba kumenya umwarimu umwigisha yaba muri primaire cyangwa se secondaire ukamenya directeur we n'abayobozi be. Kwirinda cyane bari abateka mutwe. Ndagira ngo mbaho urugero n'ibintu byatubayeho. Dufite umwana wiga ahantu barazindutse umunsi umwe baraduhamagara ngo umwana wanyu yikubise muri douche. Bafashe umuntu umwe akina role y'umwana. Bafata undi bamukinisha role ya docteur. Undi bamukinisha iya animatrice. Ubwo uwahamagaye ni witwa animatrice. Yarahamagaye aravuga ngo umwana wanyu yikubise muri douche ngo umura wiwe matrice ngo itivamo ijya ku ruhande ngo ari kuva bya bindi byo gupfa mwohereza amafaranga kuko tumaze gutanga 52,000 kandi aho yiga ni kure none ngo bagiye kumufatira imodoka bamujyana Kanombe nabyo ngo biri butwari hafi 100. Ayo mafaranga ngo tuyohereze vuba kugira ngo bakore ubutabazi bw'umwana bwihuse. Uwo animatrice yahise aduha uri gukina role ya docteur noneho. Docteur aratubwira mugire vuba uko animatrice abibabwira niko bimeze atubundi iruhande rw'umwana sinanamuva iruhande kubera ukuntu ameze nimwohereza amafaranga vuba. Barongera baravuga bati reka tumubahe mwumve ukuntu ameze. Baduha wa mwana ararira cyane ngo cyane ariko Docteur ahita avuga ati ntashobora kuvuga kubera ko amaraso yenda no kumushiramo ahubwo byihuse nimwohereza amafaranga. Icyo twakoze twahise dutekereza ko ari abateka mutwe duhamagara ku kigo iwabo ko dufite nimero baratubwira ngo mu kigo iwabo nta mwana n'umurwayi. Baragenda bafatana wa undi wacu baramuduha turavugana. Murumva rero mugomba kuba maso mukirinda abo bantu babateka mutwe. Baragushyiraho pressure bakakubwira ngo tanga amafaranga umwana agize ikibazo nawe ukihuta uti mwangurije mwagize gute. Mujye mubanza mubaze kandi mumenye abantu babafitiye abana mugire contact zabo mugire amanimero yabo kugira ngo twirinda ubuteka mutwe. Rero nagira ngo nsoze mbashimira ubwitabire bwanyu bwo kuza gufatanya muri uyu muganda wo kubaka igihugu cyacu. Murakoze mugire umunsi mwiza. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ubutumwa bw'umushyitsi mukuru abarimo kuganira ubwo mutuze kugira ngo twakire ubutumwa. Tugiye kwakiranya kuba Vice Mayor tumwakire n'amashyi menshi. Murakoze. Abesamigo bagashora iyo niyo ntego aho ndagira ngo mbanze mbashimire cyane ubwitabire mwagize akazi mwakoze buri wese aho arantiza amashyi mushimire cyane. Nahoze mbiganira n'umuyobozi wanyu ubundi buri agashora hari isura tubaze tuzi ko mwitabira mukererewe yaba inama yaba umuganda yaba inteko ariko uyu munsi mwantumbi mwantunguye cyane ubanza niyo muri uyu munsi. Ibi rero kuba byagezweho nuko hari abayobozi babigize mu ruhare. Nagira ngo bamutwara sibo bari aha bansuhuze tunabashimira cyane. Visi Mayor ntabwo kiri umuyobozi twese turi abayobozi. Ibi rero nibyo byatumye ko twamenye ko twese turi abayobozi tugomba kwitabira ku gihe turi benshi dukeye kandi tugakora. Rwose ndabibashimiye cyane. Icya kabiri nagira ngo shimira abafatanyabikorwa bacu ba Resonet bifatanyije natwe. Shimire n'urugendo bamaze kugeraho mwumvisha ubuhamya
ariko ngo ibisigaye inyuma buriya nibyo byinshi mubanebera amashyi ko muhaye amashyi make murabona atari abakobwa basobanutse cyangwa ntabwo mwabitegereje nimubitegereze neza mwabonye aha bagize gute barasobanutse uyu munsi rero nk'uko mubizi ni umunsi wa nyuma w'ukwezi aho dukora umuganda ndetse n'ibihugu bindi biza kutwigiraho uko bakora umuganda ibyo rero ntabwo tugomba kubitakaza mesaje bafite zikubiye mu bintu bitatu icya mbere nicyo twakoze hariya tuyizirika igisenge ni ukwirinda ibiza mwese murabizi ko turi mu itungwa dufite imvura nyinshi hari abatangiye kuvuga ngo ni nkeya ariko mwagiye mushima mu kwa kabiri twavugaga iki uriya nitujya tugaya imvura ntiyaje tugahinga mwakomeje mugasenga ahubwo nticike iby'iteganyagihe ritubwira bikaburiramo rero iyo imvura igwa ikuki ari nyinshi duhura n'ikibazo cy'ibiza niyo mpamvu twahisemo gukora umuganda kugira ngo dutange iyi shusho buri muntu wese wageze hariya uretse kuba twayiteye igishahuro uretse kuba twayisakaye ariko buriya twanaziritse igisenge nagira ngo rero buri muntu wese uri aha ngaha ataha arebe mu rugo rwe arebe inzu ye arebe ko iziritse icya kabiri twakoze uyu muhanda dusibura rigori mwabonye ko rigori zacu hamwe zazibye iyo rero zuzuye zigasiba y'amazi ajya mu muhanda akatwicira umuhanda ngira ngo aba hano hari ku gasoko no haruguru yaho murabibona umuhanda wahindutse imikuku ndababeshyera hano hagati harimo ibizenga by'amazi ubwo ndanabivuga ngo izo ngo zihaturiye ni gute ikiyaga kireka imbere y'iwabo bivuze ko muri iki gihe cy'imvura dukwiye kureba ahantu hose hadutera ibibazo hareka amazi hakajyamo imibu ahasigaye tubisibe imiferege tuyice turinde ko amazi yadusenyera ariko cyane cyane twite kuzirika amazu yacu ikindi dusigaye tubona iyo imvura iguye hari amazu itwara twarangiza tukayitirira ibiza ariko buriya siko biba bimeze ahubwo inzu ubwayo uba usanga ari ikiza niba inzu yubatse ugasanga uburyo yubatse ntiwamenya ko yubatse ntiziritse nta fondasiyo iri mbese kuri mana mfasha umuyaga ntuzayitwara ntabwo uzayitwara nubwo tuyitirira ikiza ariko buriya ntabwo ari ikiza ibyo bivuze iki bivuze ko niba tugiye kubaka twubaka neza aho ndakomoza n'uburyo twubaka hano muri Gashora iyo witegereje ukuntu mufite ahantu heza harimo imihanda ariko wareba amazu ukuntu yubatse mpita mbona yuko abantu bubatse nta cyangombwa cyo kubaka basabye nimureke rero dufatanye iyi mvura tuyibyaze umusaruro duteremo ibiti bivangwa n'imyaka ahantu hadahinze ubu nta kindi twahinga ntabwo twahinga ibishyimbo byarangiye ntabwo twahinga ibigori n'ibishoboka ahubwo twashyiramo imyumbati twashyiramo ibijumba tukirinda inzara naho ubundi nitutishakamo ibisubizo bizagenda gute ni ikibazo gikomeye navugaga ku bijyanye n'ibiza icya kabiri ndavuga ku isuku n'isukura iyo mbareba mbona musobanutse abantu mwese muri aha murakeye muri abanyamujyi murasobanutse siko bimeze ariko buriya tugeze hano mu ngo zanyu harabo nabwira ngo munyemerere mbasure bakambwira tuzaze ubutaha visi meya muzi impamvu ni uko yaba azi icyo yasize inyuma ni iki kitubuza kuba niba tuzi ko turi bujye mu muganda ko tubyuka saa 11 tukanyumuza umweyo mu rugo mu nzu mu gikoni mu bwiherero saa moya zikajya kugera twarangije tuza mu muganda kera twebwe tukiri bato baratubwiraga ngo abantu bakubura izuba ritarava ariko niba ari ikinyejana cyaje cyangwa ari viziyo cyangwa ari bwa buringanire yafandi yavugaga abantu basigaye bakubura habona
kaca ku muntu rwose umugore mwiza saa 5 ari gukubura kandi ubona uwakoze ishyano hari n'usanga yisize yanimakiye wagera ukabura aho wicara nimureke tugaruke tugira isuku sibyo se ibyo se nabyo tuzabisaba abagabo yego bashobora kudufasha ariko isuku ni inshingano y'umwari n'umutegarugori sibyo se mureke dufatanye ariko ikigeretse kuri icyo tubyigisha abana bacu dufite abana bacu batazi gukora biteye ubwoba murumva bazabaho gute imirimo y'amaboko ibintu muvuga ngo muri abazungu muri abasirimu buriya nta munyaburayi ugira umukozi nta n'umwe ntibazabashuke ava gukora akazi akajya gucyura umwana ku ishuri akagaruka agateka akabakoresha dovari akaryama n'abategura ibyo azabapakingira ejo ku ishuri mu gihe mwebwe abana banyu leta ibagaburira aho i Burayi muvuga abenshi mugiyeho nimwashobora ntabwo mwashobora ndakurahiye ujyaho ukavuga ati ariko abantu nibaza batwiyemeraho ko mbona barushye kuturusha ntabwo ushobora gusiga umwana ku rugo nk'ibi mukora ukajya mu murima ukajya mu isoko iyo umusize ataruzuza imyaka polisi iramutwara iyo wabimenye kuko uba udashoboye kurera umwana ubwo rero turavuga iki ababyeyi nimudufashe twese dufatanye hejuru y'uburyo dushakisha twese dushabika ngo urugo rutere imbere ariko twibuke ko abajyambere aribo dushabikira tubahe iby'ibanze ahasigaye nabo tubahe n'uburere bwiza tubahe n'uburyo bwo kujya mu ishuri ahasigaye bagire ubumenyi bagire ubushobozi tuzarage igihugu cyacu abana bafite ubumenyi n'ubushobozi bakomeze bagiteza imbere ndabasaba rero dore twatangiye igihembwe cya 3 cy'amashuri mudufasha abana basubire mu ishuri buri wese arebe umuturanyi we amukebura umwana agiye kwiga ikindi ibigo by'amashuri bihora bitubwira ntabwo mwishyura school feeding ya mafaranga babishyuza kugira ngo abana babashe kujya ku ishuri nta wundi muntu uzagufasha kwikura mu bukene wowe ubwawe udafashe umwanzuro dufite gahunda nyinshi zifasha abaturage batishoboye kugira icyo bageraho hari abo bahabwa amatungo magufi ari abahabwa n'ubuyobozi bw'umurenge abafatanyabikorwa batandukanye hari abahabwa imirimo muri VUP hari abahabwa inguzanyo hari abaguza ariko ibyo byose nibyo duhuriza hamwe kugira ngo dufashe abantu kwikura mu bukene ariko mu gihe wowe utarabyumva mu gihe wowe utaragira iryo shyaka ntabwo bizashoboka mureke rero dufatanye niba uri umuhinzi uhinga kijyambere n'ibicogora bikunaniye ubona hari imbaraga ugane sako niba ukora muri VUP waratoranyijwe ya mafaranga wisigame kugira ngo ejo uzagira icyo ugeraho ariko nimureke dufatanye abafite irondo rya gakondo twitabire kurara irondo ahasigaye twibereho igihugu cyiza igihugu giteye imbere urubyiruko nirwo rusigaye ruvuga ngo iki gihugu cyacu ni umuteja kandi koko ni umuteja mwese murabibona nabashimiye tugire umunsi mwiza arakoze cyane ku butumwa bwiza kandi tubuzirikane tubushyire mu bikorwa nyuma y'umushyitsi mukuru nta bundi butumwa DJ rero nadushyiremo indirimbo duherekeza umushyitsi mukuru na morali nyinshi Ahora